ukayifunga telefone yawe neza. Uraza ukayifunga neza, uhera hagana hejuru ugafunga telefone yawe. Wow, urabona ko telefone yamaze kwaka. Nuvuga ngo dore na display ubu igiye kwaka, mitena nayikoresha ihita inakora, nta bintu biba bikomeye. Kugira ngo video rero yacu idatinda, icyo twashakaga ni iki ngiki cyuko yaka yamaze kwaka, kugira ngo video idakomeza kurangutinda no kurambirana. Ibuka ukoraho subscribe, ukore share iyi video, sharinga abantu bahusi ko batunze za iPhone n'izindi telefone, hanyuma ushiremo na comment aho hasi ikintu wifuza ko twazaganira kikurikira, cyangwa na bya kibazo niba ushaka ko nzakibabwira, rya somo rya nyuma ntababwiye kuri telefone, ryabanga rya nyuma, nabyo byandikwa muri comment. Mwakoze cyane rero, murabasuje bakurikira ibiganiro kuri Bazatech TV. Muri aya masaha ndabasuhuje. Nkuko mubibona rero, uyu munsi nifuje yuko tuganira uburyo iyi telefone yangezeho mbona ntabwo iri kwaka. Ndavuga n'ibyo byose abantu banjye bo kuri Bazatech TV dushobora kuyikorana tukareba ikibazo yari ifite na iPhone. Navuze rero abantu banjye bankurikirana, reka mbafashe wenda turebe ukuntu iyi telefone twayikora ikaba nzima. Ubwo rero tugiye kwifashisha ibyo turi bukoreshe. Bahinzaniye bambwira ko itari kwaka na iPhone. Ndavuga se ko nzi ko ama iPhone akunda kuzana ibibazo, ware ukuntu bimeze noneho tukabijyana na kuri Bazatech TV. Rero nuze kuza gukora subscribe, nubone iyi video hari ikintu igufashije, ukore like na share na comment. Muri iyi video rero tugiye kubanza ducaginge turebe yuko telefone itari gukora. Iyo ucaginze telefone yawe, bahinzaniye bambwiye ko nta kintu na kimwe iri gukora. Bambwiye bati nta kintu na kimwe iri gukora. Dore ubu ndayicaginze, biracaginze neza, nta kintu na kimwe iri gukora. Urabona ko rwose nta kintu na kimwe ikora. Ubwo rero no kuvuga ngo iyo nta kintu iri gukora, iPhone nk'iyi ngiyi igira amaburo hano munsi, igiramo iPhone zose inyinshi guturuka kuri ku 8 kumanura hasi, zigira amaburo hano munsi, hano hafi ya system cyane. Ubwo rero kugira ngo video itarambirana, reka nyafungure vuba kuko bisaba ko byanze bikunze uyihambura. Okay, amaburo nyavanyemo. Ubu tugiye rero kureba ukuntu iPhone umuntu ayihambura. iPhone ntabwo ari ugupfa kuyihambura nk'izindi telefone tuzareba. iPhone yo bisaba kuyihambura witonze neza. iPhone rero ahantu uturuka ugiye kuyifungura, uturuka hano hasi n'ubundi arana barangiye haba amaburo. Bwa mbere na mbere niho witegereza cyane, witegereza hano hantu hasi, aha haba system cyane. Bariza rero niho unyura uyifungura. Ubu nanjye niho nyuze, ubona ko hano itangiye gufunguka, hano urabona ko yatangiye kweguka. Hano haba hari amaburo hasi niho unyura kuri iPhone. Urabona ko ndahazamuye, urabona ko iri kuzamuka. Uri kubyitegereza, itangiye gufunguka. Niho unyura, warangiza neza ugafungura neza ukareba. Wow, dore irafungutse. iPhone yacu. Reba imbere muri telefone ya iPhone ukuntu haba hameze. Ndabizi abantu benshi ntabwo muri iPhone imbere mwamuzi ukuntu haba hameze. Ubwo rero iPhone ibintu byayo iba ari imigozi igenda ucomokoka. Ubwo uraza ugacomokora imigozi yayo ya taburo witonze, kuko ibicometse ni amasoketi ucomeka unacomora. Reka duhere kuri socket yo hejuru, nzabigisha amaparita yigize, uretse ko n'ubu nayo nanayababwiraho gakeya nta kibazo. Uyu mugozi uri hagana hejuru, uyu nguyu nushinzwe touch screen. Ubufashe kuri taburo, ariko ukaza ugafata kuri kino kirahure inyuma, aha ngaha inyuma.
ubuze ugafata hano inyuma, ntekereza ko murimo kubyumva muri no kubireba. Uyu mugozi wo hagana haruguru, hanyuma undi wo hagana hepfo, uyu nguyu, uyu mubona uri hano, uyu nguyu ari wo uyu ni uw'amashusho yo muri screen ya taburo ya telefone. Nuvuga ngo ni imigozi ibiri itandukanye. Hanyuma akaza n'undi hano inyuma y'uyu nguyu wa taburo, uyu nguyu urabona ko hari uyu nahereyeho mbereka, uyu wa mbere wo haruguru ni wo wa touch screen, uyu wa kabiri hano hepfo ni wo wa taburo ujyanamo n'amashusho, uyu wa gatatu wo hasi uyu ni wo wa fingerprint, ari wo wino buto ya back inakora back ku ma iPhone iyi ngiyi. Ngira ngo birumvikanye cyane. Ubwo rero ucomokora iyo telefone nk'ubu yanze kwaka nk'uko, ucomokoraho umugozi umwe wa touch, ukanacomokoraho uriya wa taburo nababwiye. Urabona ko ibiri namaze kuyicomokora, reba uyu wa touch namaze kuwucomokora, n'uyu wa taburo namaze kuwucomokora. Ngira ngo birimo kugaragara ibiri yacomokotse. Hanyuma tugiye gucomora n'uyu wa fingerprint ari nayo ikora back. Ngira ngo birimo kugaragara neza cyane, umuntu wese arimo kubireba. Iyi migozi urayicomora witonze. Kuri iPhone ubicomora witonze. Nukuvuga ngo iPhone uyifungura witonze, nta muntu ufungura iPhone yirukanka. Ngira ngo birimo kugaragara. Dore urabona ko ya migozi y'umunsigaranye igice kimwe aricyo kirimo plaquette na battery. Iyo tuvuze plaquette tuba tuvuze aka kantu mubona hano. Reka dukuremo na battery kugira ngo wenda tubirebe neza. Dore na battery, urabona ko iyi ni battery yayo, battery ya iPhone. Hanyuma aka kantu kasigayemo, aka kasigayemo niko telefone, niko motherboard ya telefone, ariyo telefone aka ngaka. Ngira ngo murimo kubireba. Na iPhone ubaka ngako gakuyemo, aka niko telefone, niwo mutima wa telefone. Harimo abakita plaquette, harimo abakita motherboard, harimo n'abakita amazina atandukanye. Ngira ngo mwese murimo kukareba. Twakomeza rero. Urabona ko na battery ngiyi, urabona ko n'indi parti ya battery nayo ukwayo. Hanyuma na cya gice nababwiye kiba kiriho amataburo na touch na ya fingerprint ari nayo ikora back. Ngira ngo nabyo murimo kubireba. Tugeze aha ngaha rero, iPhone gusa mumenye ko iPhone ni telefone nziza. iPhone ni telefone nziza. Ntago ndi kuzamamaza, ariko ni telefone nziza. Muri video ikurikira nzababwira ubwiza bwazo, muri video izakurikira nitujya ku zindi telefone. Hanyuma rero telefone yacu twasanze itari kwaka, kandi twanacaginze yanze kwaka, n'abayinzaniye bambwiye ko itari kwaka. Ubwo rero ikintu cya mbere kuri iPhone uhita ukora iyo yanze kwaka, bakakubwira ko nta kintu iri gukora, ubanza gucekinga ibintu byayo byose ko bicometse neza. Ibintu bya iPhone byose biba bicometse, nta bintu by'ibisingasinga igira. Udusinga igira n'utu tubiri, kandi natwo ni ukuducomeka, ni utwa network. Utu tubiri, izi singa ebyiri ziri aha ngaha nazo ni za network, nazo nta byo gusudira biba muri iPhone. Oya, iPhone ni ugucomeka no gucomokora. Urumva ko repair yayo ntago ikora. Ngira ngo biri kumvikana. Ubwo rero uhita witegereza neza. Nk'ubu ngiye kwitegereza neza ndebe ese inzira iri kujyana kuri system charge hano yabicometse neza, kuko habaho umugozi uvana hano kuri system charge ujyana ukigeza kuri plaquette. Uko iki gice cyahagana hepfo, iki ngiki cyitwa igice cya subboard. Iki gice cyahangaha ari nacyo kibaho ama system charge, kibaho na micro zaho parallel. Hanyuma kino gice cyahagana ruguru, aka gaparita kangaka mfashe aka guturuka kugera hano, niyo plaquette, niyo telefone, niyo ihuriraho ibyo bintu byose byaza. Wabonye ko n'amataburo tuyacomoyeho hano, na nira fingerprint twayicomoyeho hano, ariyo back inakora na back. Wabonye ko n'umugozi wa taburo twawucomokoye hano. Ngira ngo biri kumvikana. Aka kantu ko haruguru plaquette niyo telefone, mbisubiremo nizere ko mu byomvise. Hanyuma iyo umaze gucekinga ukareba
iyo umaze gucekinga ukareba imigozi, ngiye gucekinga ndebe ko nta mugozi waba udacometse. Nicyo kintu ngiye kureba. Rero ndahera kuri uyu mugozi uvana kuri system charge ndebe, ndabona ucometse, uracometse rwose neza cyane. Ndi kuwucekinga hano, uracometse. Ndebe n'indi migozi yose kuko ibifitemo imigozi myinshi itandukanye. Rero naho hari undi mugozi, ariko uyu nguyu mbona utarunacometse cyane, ho ntacyo umaze cyane ni kamera, ariko nyine urumva nyine agomba no kujya yifotoresha. Dore akagozi hano kacomokotse, akansanze katari gacometse, ariko ntago ariko katuma itaka. Ntabwo akangaka ntabwo katuma telefone itaka. Ndi kubona ari aka kamera y'inyuma. Yes, iyi ngiyi itari webcam, ya indi kamera y'inyuma. Ariko urumva ndahita nkamucomekera. Dore ngaka, ubwo ndahita nkamucomekera kuko ntabwo kari gacometse. Buriya kamera ze ntabwo zakoraga, ariko we icyamubabaje cyane cyatumye ayizana ni kuvuga ngo ntabwo yakaga. Ngira ngo birimo kumvikana cyane. Cyatumye ayizana nuko itakaga gusa. Ubwo rero iyo umaze gucekinga ukareba ko imigozi yose icometse, nk'ubu nsanze icometse, ariko uyu wa system charge ntabwo ucometse cyane. Ariko nkurikije ukuntu umeze ntabwo nawo wayibuza kwaka, kuko uracometse ariko ntabwo ucometse cyane, ntabwo ucomekanye imbaraga. Uyu mugozi ntabwo ucomekanye imbaraga, ariko ntabwo ariwo wabitera, kubera ko nubwo udacomekanye imbaraga ahangaha uri n'undi ufundikiye gutya taburaza ukahabyiga ukaba waba ari ucometse neza. Ahubwo ubwo byanze bikunze niba dusanze ibintu byose bicometse, uhita wibaza ukavuga ngo ubundi telefone kugira ngo yaka byagenze gute. Nuvuga ngo telefone kugira ngo yake ikenera batiri, ikaba na plaquette ari nzima. Iyo batiri irimo umuriro, plaquette ikaba ari nzima na tabura ari nzima, telefone iraka nta kabuza uko byagenda kose. Ibindi bikaba bitakora, wenda nk'amamikoro ukaba wavugisha umuntu ntivuge, cyangwa rezo zikaba zitakora, cyangwa amasimukadi akaba atasoma. Ariko ibyo bintu bitatu iyo bihuye neza, iyo byahuye, batiri ikaba ifite umuriro, plaquette yawe ikaba ari nzima, ikaba itahiriye nko ku muriro cyangwa itahiye yishwe n'ubundi buryo. Icya gatatu ikaba nukuvuga ngo mbabwiye ibintu bitatu. Taburo ikaba ari nzima, taburo. Hanyuma plaquette nayo ikaba ari nzima, iyi plaquette ariyo yiyi, taburo ariyo yiyi ngiyi, taburo ariyo yiyi ngiyi. Iyo ari nzima iyi plaquette iyi ngiyi ikaba ari nzima, batiri ikaba ari nzima, ikaba ifite umuriro, nta kintu cyatuma telefone itaka. Ubwo rero mbere yo kujya mu bindi byinshi, uretse ko nidusanga wenda icyo ngiye guheraho nikidakunda turakora n'ibindi, ndahita mbereka n'ibindi twakoraho. Reka icya mbere duhere kuri batiri, tubanze tuyishiture, tuyishyiremo umuriro yonyine, kuko hari ukuntu iPhone ntibazanababeshye, akenshi na kenshi iPhone ijya guhagarara ari batiri yashizemo umuriro inshuro nyinshi. Ntabwo ari 100%, ariko nubona iPhone yawe yazimye ukashyira umutekinisiye, jya ubanza umubwire ngo bandushyiremo umuriro, banducagingire iyo batiri ushyiremo turebe. Inshuro nyinshi 50%, oya 70%, batiri niba yashizemo umuriro. Ntabwo ari 100% ubyumve. Plaquette uko ari igipfa, cyangwa taburo, cyangwa system charge. Hari igihe system charge ipfa, telefone ikaba itacaginga, ariko urumva nyine umuriro ntabwo uri kujya muri bateri. Hakaba nubwo batiri ishobora gushyiramo umuriro yimazemo umuriro wenda ugacaginga, cyangwa ugatuma izima. Iri banga ahubwo munaryumve neza. Ibanga kuri iPhone, umuntu utunze iPhone ntugatume yizimya. Iri banga uryumve neza. Niba utunze iPhone yaba iyi ngiyi n'izindi zitandukanye, kuva 6, 7, 9, 12, 10 Pro Max, izo zose yariyo yose iPhone utunze, ntugatume ishiramo umuriro ngo ugere kuri 0. Nubona igeze kuri 2, oya kuri 5, igihe cyose ubonye ko igeze kuri 5, jya ugenda uyishyire kuri charger. Ngira ngo ibyo turabyumvise. Niba utunze telefone ya iPhone nigera kuri 5, percentage ya 5, jya ugenda uyishyire ku muriro. Iyi rero ikintu tugiye gukora, reka ducaginga iyi batiri yonyine ku ruhande, nanabigisha ukuntu umuntu ashobora kuyicaginga ku ruhande, hanyuma
turebe ko byakira. Nibidakira ndabereka ibindi bintu dushobora kureba, kuko iyi telefone nibwo nyihambuye ntabwo nzi ibibazo ifite. Icyo banzaniye bambwiye ko itari kwaka gusa. Ubwo rero mu kugira ngo ducaginge iyi bateri turifashisha charge ya USB ariko iciye ifite insinga. Bikubona iyi charge, ntekereza ko mwese murimo kuyireba. Iyi sharijeri iciye, hanyuma iyi sharijeri turaza dushyire muri bino ibingibi byinjiza umuriro. Dore ni iki ngiki nicyo ngiye gushyiramo. Iki ni cya kindi nawe ufite aho mu rugo ubasha gucomekamo iyi sharijeri ya USB. Ngira ngo iki ngiki mwese abenshi ibi binyonyo by'amatelefoni ibingibi by'amasharijeri mwese murabifite ntabwo mwabibura. Iki ngiki rero nicyo uhita wifashisha, warangiza iki ngiki ugacomekamo gutya, ugahita ugenda ugashyira mu muriro w'amashanyarazi muri mo hano muri raronje cyangwa muri prise. Hanyuma izi nsinga zirimo amasinga abiri atandukanye. Murabona ko harimo urusinga rw'umutuku hakabamo n'urundi rusinga rw'umukara. Rero urusinga rw'umukara ruvuga negative, ni ukuvuga ngo rujya kuri batiri ahanditse gukuramo. Hanyuma urw'umutuku ruvuga positive, rujya kuri batiri ahanditse guteranya. Ngira ngo birumvikanye cyane. Awambaza ngo ese izi singa ko ndi kuzifataho umuriro ntumfate kandi twacometse mu muriro hano. Icyo kibazo ushobora nawe kukibaza, urabura umunyeshuri mwiza. Impamvu umuriro utari kumfata nuko uyu muriro nawucometse nifashishije iyi adabuta cyangwa iki kinyonyo cyo muri systeme iki cya charger. Iki kinjiramo umuriro wa 220, yinjiramo umuriro wa AC ya 220 cyangwa 230 uko waba waje kose. Kagahita kawukombatinga kakawugabanya cyane, kakarawufata kakawugabanya umuriro kakawugeza kuri volte 5 za DC. Ibyo tuzabibona. Ijambo AC n'ijambo DC ubifate mu mutwe niba ukurikira ibiganiro hano kuri Bazatech TV. Ayo magambo yafate kuko tuzahita tuyabasobanura mwumve neza. Umuriro uza ari AC, ari byo mu magambo arambuye ivuga ngo alternative current, ugahita usohoka ari DC mu magambo arambuye ari byo bivuga ngo direct current. Uyu muriro wa DC rero ntabwo wagufata. Urumva ko aka kantu kaba karimo uburyo bwo guhindura uyu muriro kakawukombata kakawugabanya cyane ku rwego kawuvana kuri iyo volte ya 220 kakawugeza kuri volte 5. Izo volte 5 rero za DC ntabwo uwo muriro wagufata. Ngira ngo birumvikanye cyane. Niyo mpamvu umuriro ntabwo wagufata uturutsemo hano. Izi singa zose niyo wazifata niyo wanazitamira ntabwo umuriro wagufata. Urabihakanye yuko niyo wazitamira umuriro utagufata? Reka nzitamire. Dore ndi kuzikoza ku rurimi nkazitamira nta kibazo, nta kintu uzantwara. Uyu muriro aba ari 5, uyu muriro uba ari 5 nta kintu wagutwara. Uba wavuye kuri volte 220. Ngira ngo birumvikanye cyane. Rero tugiye gufata iyi batiri rero turebe koko yaba ifite positive na negative. Batiri yose nayo yinjiramo umuriro wa DC. Ubu rero iyi batiri tugiye kureba ko ibifite, ariko dore hano irabifite. Dore hano irabifite, ndi kubonaho positive hano ku ruhande aha hariho positive, hanyuma hano hino hariho negative. Ngira ngo ndi kubireba hano, namwe nimba muri kubireba simbizi. Dore hano hariho negative, hano ku ruhande hariho negative, hanyuma hano hino hariho positive. Ubwo rero no kuvuga ngo nimba biriho hano n'izi singa niko turi buze kubigenza. Twabonye ko iki gice cya hano cyahangaha hino gutya, iki gice cy'iburyo ndabona aricyo cyanditseho positive, iki cy'ibumoso gutya nicyo cyanditseho negative. Tugiye gufatiraho rero izi singa byibuze iminota 2. Iminota 2 turaza twegure iyi bateri, turayegura ku mutwe dushakeho biba binanditseho naho dore naho biba byanditseho positive na negative hano naho byanditseho. Urabona inyuma hano babyanditseho ku gishishwa, ariko no kuri aya menyo tugiye gufatiraho naho babyanditseho guteranya no gukuramo. Nababwiye ko urusinga rw'umutuku ari rwo rwitwa guteranya, uru rukaba ari rwo rwitwa gukuramo.
tugiye gufatiraho rero byibuze iminota 2 ubundi turebe. Ubwo ndafata ishinga yanjye yo guteranya nyishyire ku guteranya hano, nyishyira hano ku guteranya neza nitonze. Dore ubu namaze kuyishyiraho, ndakomeza nyifate niyo gukuramo nababwiye kiri hano gutya ibumoso bwanjye, nayo nyishyireho fatireho. Ntekereza ko biri kumvikana, biri no kugaragara cyane. Yes, ubu nazishyizeho hano, nazishyizeho. Dore ngizi nirangiza mbe mfashe gatoya. Hanyuma ubaye utarakora subscribe kuri iyi channel, waba rwose uri gutakara. Kora kuri subscribe, ukore like, ukore na share kuri izi video. Hanyuma n'ikintu ubona twakosora kuri izi video uze kukitubwira muri comment hasi, cyangwa ikintu wumva wifuza ko twagukoreraho, kuko iyi televiziyo twabaza Tech TV nababwiye ko muzabonaho ibintu bidasanzwe. Hanyuma kandi nitugeramo hari abasabu nshaka nimara kubagera, nzabereka n'amarobo ukuntu bayakora. Nzabakorera robo muyibone, ikore, tuyitume ikintu, hanyuma ikizane twongere tuyibwire we n'igisubizeyo, kugira ngo murebe. Ntago biba ari ibintu biba bikomeye cyane gukora robo. Zera robo mubona ntago biba bikomeye cyane. Ikindi wenda mu gihe dutegereje wenda iyi batiri yuko iri kujyamo umuriro, nababwira ku matelefone hari amakondisiyo nshobora kuba nababwira ashobora gutuma amatelefone yanyaramba, kuko ntabwo amatelefone yanyu mushobora gusanga mutajya muyarambana kubera utuntu mutari muzi. Niba ufite touch screen, hari ibintu bigera muri 4 ugomba gukora kugira ngo irambe, kugira ngo itazapfa. Icya mbere, niba ugiye kuyicaginga, ibuka ukureho pochette. Niba ushaka telefone yawe izaramba ugiye kuyicaginga ya touch screen, niba ugiye kuyishyiramo umuriro ukaba uzi ko iri burareho, iri bumareho amasaha menshi, ibuka neza iyo telefone, ibuka neza uyikureho pochette, uyicaginge nta pochette iriho. Icyo ni kimwe, nizere ko mucyumvise mwese. Kuri telefone iyo ari yo yose ifite pochette, ngiye kubabwira ibintu 5 by'ingenzi ugomba kuba ukora neza, ugomba kuba wakoze kuri telefone yawe niba ushaka kiramba. Icya mbere muracyumvise, kuraho pochette mu gihe ugiye kuyicaginga. Icya kabiri, niba telefone yawe ahantu iraza hakonja, mu gihe hakonja cyane, uri kwishyira muri risk. Byibuze igomba kurara ahantu hafite temperature guturuka kuri 30 kuzamura, nta kintu biba bitwaye. Kuri telefone nta kintu ipfana no kuba yagira ikibazo n'ubushyuhe buri inyuma, abana ariko buri kuyinjiramo, uburi inyuma nta kintu bujya witwara. Ndumva byumvikanye cyane. Inama ya gatatu nakubwira, telefone yawe nimba wayinyagiraho ukabuze ko yaguyemo amazi, irinde kuyishyira kuri sharijeri utabanje kuyihanagura amazi yose ahantu hose uri kubona hari amazi. Niba uzi ko wanyagiwe, genda ubanze uyikuremo, uyishyira ahantu hashyushye, uyihanagure neza, ubone kuyishyira kuri sharijeri. Iyo ni inama ya 3 ngugiriye. Inama ya 4, telefone yawe nimba uzi ko ifata ama wireless, irinde kuyishyira ku mawifi yose ubonye. Biriya bintu kugenda ushyira ku mawifi atandukanye, buri wifi yose nk'izo baba bakoreyeho nk'abahakazi, izo zisigarana amavirusi. Ayo mavirusi rero yishyizeho telefone yawe, yishyizeho ayo mavirusi aza muri telefone yawe, ikaba yazima cyangwa ikaba yagenda gakeya, ikazarangira izimye, isi hagarara. Ngira ngo biri kumvikana. Inama ya nyuma rero nabagira, telefone yawe reka mbanze mfate neza batiri, ndi gufata neza za nsinga zacu kugira ngo iyi batiri ijyemo umuriro neza. Inama ya nyuma nabagira, telefone yawe gerageza nimba uyifite, turi kugendana, enye zo mwamaze kuzumva neza, enye mwazumvise, muransubiza muri comment nimba enye mwazumvise.
mwazumvise ya nyuma nyivuge nimunsubiza neza aho muri comment nzababwira ya nyuma kandi nayikomeye nimunsubiza neza aho muri comment mukabyandika ko mushaka ya nyuma nzahita nyibabwira muzahita muyibona nayikomeye ihedinze telefone yose iyo nama ni ya nyuma ya gatanu nimunyandikira aho ngaho muri comment hasi yuko muyikeneye nzahita nyibashyiriraho nta kibazo rwose ni nayikomeye reka rero dufate batiri yacu tuyikureho ku muriro twibaze ko iyo minota ibyo ari byo byose ntihabuze nk'umunota uciyeho cyangwa ibiri tugiye kuyikuraho nta bundi bwenge bwinshi buba burimo urazikuraho uzatsinga nyine wari washyizeho nta bindi ni ukuzikuraho dore gutya nari nazishyize ariko nari nafatiyeho mubirebe neza urabona ko ziriho murimo kubireba hanyuma nta kindi tugiye kuzikuraho turebe nitaka telefone turahita tureba ibindi bibazo yabifite dore urwa mbere ndukuyeho n'urwa kabiri ndukuyeho ubwo rero iyo umaze kuzikuraho urongera ugafunga neza nka professional ku buryo n'umuntu atanabimenya ko wayishituye cyangwa hari ikindi kintu wayikozeho nabwo batiri ndogenda yisubiranije ntabwo wamenya yuko ari yayindi twari twashyizemo insinga uba ugomba kubikora neza ku buryo umuntu wese ubibonye abona yuko bimeze neza ku buryo na nyir'ubwite ashobora kuza akayoberwa ikibazo yari ifite ubwo rero bya bindi twahereyeho nibyo n'ubundi dusubizaho twongera gusubizaho niko telefone ikorwa ubwo turabanza ducomeke ya migozi y'amataburo twacomoye kare na touch niba mukibyibuka n'umugozi wa back turabicomeka neza twitonze bibutse ko video iri kugenda igera ku musozo nituramuka dusanze wenda bicaginga turebe ni ukuvuga ngo iPhone ucomeka witonze iPhone umugozi urabona ko umwe twawucometse dore indi ntabwo icometse tumaze gucomeka wandi wa taburo nababwiye ubwo tugiye turangije uwa touch tugiye gucomeka uwa taburo n'uwa finger ubicomeka witonze neza iPhone imigozi yayo uyicomeka witonze neza ubwo rero uyitwera kuri uyu wa finger aya nawo wa back ukawucomeka neza witonze imigozi ya iPhone uyicomeka neza witonze ngo murimo kubireba kuko nshobora kuba ntanabakingirije kuko nta kuntu mwayibona ndi kwicomeka kandi ndi kuri urabona ko hano ubu naho nawucometse ngiye gucomeka n'uwataburo neza comeka neza witonze nta muntu ukora izi telefone za iPhone yiruka izindi muri abazikora biruka ariko izi za iPhone kuzikora bisaba kuzikora witonze nujya kuyikoresha ku mutekinisiye ari iPhone ukabona ari gukora yirukanka aho bagurika uzayimwake umubwira uti bavuze yuko izi telefone kuzikora batirukanka uzamubwira uti kuri Bazateke batubwiye ko izi iPhone ntawe uzikora yirukanka urabona yuko ya migozi twayicometse neza tugiye gucomekaho noneho na batiri dore iracometse neza urongera ukaverifiya ko ugakanda cyane ukareba ko icometse neza warangiza ukaza na batiri ukayishyiraho nayo iracomekwa na batiri iracomekwa dore aka kagozi ni ugucomeka nabwiye ko ibintu bya iPhone byose ni ugucomeka nta nsinga igira ntabwo kuyikora bigora ubwo rero nayo uraza ukayicomeka neza dore nayicometse neza na batiri ubwo rero dushobora wenda guhita dushyira kuri sharijeri tukareba ya caji yacu n'ubundi ngiyi dore yari ikiriho dushobora guhita dushyira kuri sharijeri tukareba
hanyuma itakwaka nkabereka ibindi bintu dushobora kugira kureba. Turebe urabona ko turacometse nta feedback duhaye. Ushobora kuza ukareba niba batiri icometse neza. Ushobora kuza hano, wow, dore cyari ikibazo cy'umuriro. Dore ni batiri hano nyuma itacometse neza. Urabona ko byacaginze. Telefone yatse. Wow, telefone yatse. Ni ukuvuga ngo nta bintu biba bigoye. Dore nta bintu biba bigoye. Ni ukuvuga ngo telefone yamaze kwaka. Nizere ko mwabibonye. Telefone ubu yamaze kwaka. Iyo ikweretse wow rwose byiza cyane. Iyo ikweretse kuri iba yatse. Ni ukuvuga ngo wow. Dore telefone yacu ya iPhone iratse nta kindi kintu dukoze gitandukanye na biriya. Warangiza rero umutekinisiye akaba yaguca amafaranga menshi kandi ubona atari ikintu gikomeye. Akaba yaguca 20,000 ibihumbi bingahe kandi nta kintu gikomeye anakoze. Urabona ko telefone yacu iratse, iPhone rwose iratse, kandi mwabonye ko twari ntabwo narinzi iyo itaka nangiye kubereka ibindi bintu ushobora guhita ureberaho. Ariko urabona ko nyirizina telefone yacu ikibazo yari ifite ni kiriya kiranaberetse. Ni ukuvuga ngo yari ifite ikibazo cy'umuriro, nta kindi kibazo yari ifite. Kandi babonye ko twayicometse bwa mbere turayicaginga iranga, ariko urabona ko hano rwose byakemutse. Iyo yakweretsemo bino birango telefone iba yakize. Ngira ngo abantu bazitunze murabizi, ubu igiye kwaka ihita irangira. Warangiza rero nta bindi biba bikomeye, ya telefone yacu uraza ukayifunga neza cyane witonze. Abantu bagaciro gakomeye cyane gukurikirana iyi video, mwakoze cyane. Ntakagaruka kuri Baza Tech TV. Murakoze cyane. Ciao, murakoze.